akira ariko umuti mwiza burya ni ubwawe wishakiye ukamenya uburyo ki uwukoresheje. Ikibonobono kivamo imiti y'agatangaza, imiti ikora ibitangaza. Buriya tuvana ku mbuto zacyo tuhabona cyo bita amavuta y'amagaja. Ayo mavuta y'amagaja iyo ufite uburozi muri wowe butuma imitsi amaraso adatemberamo neza, igatuma igitsina cyakora neza, ingo zayo mavuta indwara ijyanye no gutera akabariro. Nyemerero wa mugabo unyumva uyu munsi, wa mugore unyumva uyu munsi, udatuma umugabo wawe agira icyo bita ipfunwe bitewe no kwibura, bitewe no kuba yishaka kwibura kandi ari indwara afite nawe atiteye, kuko mwashakanye iyo ndwara atayifite. Ni indwara yamujeho nawe ubwe mu byo atateguye, ni indwara yaje atabiteganyije. Gerageza rero kuri uyu munsi iki kiganiro cyumve neza, maze ubashe kurwana ku mugabo wawe kandi nawe mugabo wirwaneho. Iyi ndwara ni indwara ijyanye no kwibura akenshi. Yes, reka nongere kubaha ikaze mwese abakurikiye Muganga Clement. Nizere ko muri amahoro, nizere ko mushima Imana, nizere ko mumeze neza. Nyuma y'igihe kinini rero tubagezaho ibiganiro bitandukanye kandi byiza, uyu munsi n'ubundi turi kumwe na Muganga Clement, hari ibyo yabateguriye. Natinze reka mwakire abagezeho ibyo bateguriye uko byakabaye. Mu izina rya Yesu tuguhaye ikaze. Murakoze, nongeye kubaramutsa, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro idahana umugisha. Nitwa Muganga Clement. Abatanzi mumenye uyu munsi kandi n'abanzi tugerageza gusharinga henshi kugira ngo benshi bamenye ibi biganiro, bamenye ko bifite akamaro. Icyo nifuje rero uyu munsi kuganiraho, tugiye kuganira ku bijyanye n'amabanga y'urugo ku bagabo. Abagabo babuze amahoro kubera bibuze ubwabo kugira ngo babashe kubaka urugo, ibyo bita gutera akabariro. Uyu munsi indwara iri gutuma abantu benshi basenya ingo zabo ni indwara ijyanye no gutera akabariro. Nyemerero wa mugabo unyumva uyu munsi, wa mugore unyumva uyu munsi, udatuma umugabo wawe agira icyo bita ipfunwe bitewe no kwibura, bitewe no kuba yishaka kwibura kandi ari indwara afite nawe atiteye, kuko mwashakanye iyo ndwara atayifite. Ni indwara yamujeho nawe ubwe mu byo atateguye, ni indwara yaje atabiteganyije. Gerageza rero kuri uyu munsi iki kiganiro cyumve neza, maze ubashe kurwana ku mugabo wawe kandi nawe mugabo wirwaneho. Iyi ndwara ni indwara ijyanye no kwibura akenshi, hari n'ibyo bita uburemba, ariko burya uburemba akenshi hari igihe buba warabuvukanye cyangwa se hari n'igihe buba bwaje mu byo utateguye. Ariko hari n'uburemba buza bitewe n'uko wahumanyijwe n'abandi badamu cyangwa wahumanyijwe n'abandi bagabo bashaka urugo rwawe rusenyuka kugira bigarurize umugore wawe cyangwa bigarurize umuryango wawe. Uyu munsi rero mbazaniye umuti ukuraho iyo ndwara, umuti ukiza iyo ndwara, umuti wongera icyo bita akanyabugabo. Uwo muti tuwuvana mu giti bita ikibonobono. Ikibonobono sinze niba ukizi, wowe utakizi ushaka ukiza akakigushakira, kuko nitumara kwinjira buryo cy'uwo muti ukorwa ushobora kuba wabwira umuntu akawugushakira, ariko umuti mwiza burya ni ubwawe wishakiye ukamenya uburyo ki uwukoresheje. Ikibonobono kivamo imiti y'agatangaza, imiti ikora ibitangaza. Buriya tuvana ku mbuto zacyo tuhabona cyo bita amavuta y'amagaja. Ayo mavuta y'amagaja iyo ufite uburozi muri wowe butuma imitsi amaraso adatemberamo neza, igatuma igitsina kidakora neza. Ayo mavuta ufata ikiyiko kimwe mu gitondo karekare nta kindi kintu urafata ukayanywa. Ayo mavuta asohora uburozi mu mubiri wawe. Uburozi bumaze gusohoroka mu mubiri wawe, wa mugabo we ufata ikibonobono amababi 6 ukayasekura, amara kuyasekura ugakamura uwo muti. Wamara kuwukamura uwo muti ufata ibiko bibiri by'ubuki ukavangamo, ukajya unywa ikiyiko kimwe mu gitondo, ikindi nimugoroba. Uwo muti uwurangiza urugingo rwawe rwazanye imbaraga rwose ku buryo umugabo atakongera kugucika avuga ati umugabo wanjye yabaye ikiremba, ahubwo uwo muti ukongerera icyo bita imbaraga, ukagira ngo uremwe bundi bushyashya, ubundi ugahimbaza iyo mu ijuru. Nyemere rero uyu muti uwumve neza, uwo muti utunganye neza, numara kuwutunganya neza uwukoreshe nk'uko mbikubwiye, ubundi
ubugabo bugaruke, ubundi wongere usa n'inkike, ubundi wongere usa n'urugo rwangiritse, ubundi umuryango wongere uba umuryango, kandi umuryango ntukazime rwose. Nawe mugore wumvise uyu muti ukaba uzi ikibazo umugabo wawe afite, ukaba uzi ko hari abagabo batemera imiti, ugasanga nyine barahumanyijwe no kugira ngo bemere imiti ni ikibazo, uzamuganirize, numara kumuganiriza ubundi umufate mutemberane mu gashyamba cyangwa se ahantu hari ibyo biti, ubundi usorome uwo muti, umara kuwusoroma umuganirize neza, umubwire akamaro kawo, uyu muti wukoreshe, ubundi turebe ikibazo ufite ko cyakemuka, kandi ndabyizeye neza ko bizakunda. Nimara gukunda nawe uzahimbaza iyo mu ijuru, nimara gukunda wa mugabo nawe uzatanga ituro ku Uwiteka, ushima Imana yashyizeho ibi byaremwe, yashyizeho ibi byose tubona kuri ubu butaka, kuko bibasha kudukiza, bibasha kutuvura, bibasha kubaka umuryango. Ugasanga barakugize gutyo ufite akana kamwe, ugasanga bakugize gutyo nta kana na kamwe ufite. Ni ukuvuga numara gukira rero uzatera akabariro neza, urusoro rwongere ruboneke, ubundi umuryango wiyongere, maze uhimbaze iyo mu ijuru. Buri wese rero wumva iki kiganiro akirebe neza, akigeze kuri benshi, agisakaze kuri benshi, maze benshi imiryango yongerebe imiryango. Ariko dogiteri, wenda tutarakurekura, hari umuntu ushobora kubikora koko anamugana ukuvuze ngo azatanga ituro ry'ishimwe mu nzu y'Imana, akanavuga ati ngewe n'ubundi njya kwa muganga ngatanga amafaranga. Umuntu yifuza kuvuga ati uyu muntu wangiriye inama akamvura ku buntu, reka nanamugurire fanta, ubundi nimero yanyu ni iyi? Nimero yacu ni 0782 23 12 87. Ariko icyo twifuza uko wangurira fanta. Oya, ntago ari itegeko, ariko hari umuntu ushobora kuvuga ati ngewe nkurikije umumaro wankoreye, ngewe ndumva ashatse kugushimira, kuko urabizi ko na kera bajyaga bagabirana inka, ntago tuvuze ngo ni ikiguzi, ahubwo hari umuntu ushobora kuvuga ati ngewe ndumva nshatse gukorera umugisha kuri uyu muntu, kuko erega kino gitekerezo wagize cyo kuvuga ngo ufunguye YouTube channel ni igikorwa gituma abantu mbese babibona bakaba nabikunda. Ari n'umuntu ushaka kuba ati ngewe iyi channel reka nayitera inkunga, wari ubizi ko nabyo bijya bibaho, birashoboka. Ngewe ndashaka kuyishyigikira ino channel, uyu mugabo reka mushyigikire kuko ibikorwa akora ndabizi, aba yakoze ubushakashatsi, aba yakoze ibintu byinshi bimusaba uburyo butandukanye, aba yaprodinze video bimusaba gukoresha ayo mamega n'ibiki byose bitandukanye, izo kamera n'ibiki byose ni ibintu bisaba amafaranga. Ashobora kuba ati ngewe rero reka ngushyigikire muri ubu buryo, kuko hari abantu badukurikiye bakeneye gukorera umugisha pe, kuba ati ngewe umugisha uno muntu akorera nanjye ndashaka kuwugabanaho. Rero ntago wajya kurimita abantu, ntago rwose mutabyumva, ntago dushaka kubarimita. Ni dogiteri, ariko ushaka no kuvuga ati reka mushyigikire muri ibi bikorwa arimo gukora. Ibyo muvuze nibyo, reka dushyigikire umurimo kugira ngo usakare hirya no hino, kuko wa muntu ujya kugura Bibiliya agatanga amafaranga ye, ayo mafaranga n'undi ntabwo agenda ngo abikwe, agenda akagurwa izindi Bibiliya zo gufasha abandi bantu cyane. Natwe rero dukora ibiganiro kugira bisakare hirya no hino, benshi bamenye gusigasira ubuzima bwabo n'amagara yabo. Impamvu mvuze nk'uyu muti si ukutaka, si ukugira gute, uyu muti ukora ibitangaza, kandi si umuti ukoze ibitangaza, n'Imana ibikoze ibitangaza, ibikoreye mu byo yaremye, nk'uko Imana yakoreye mu gitangaza mu giti Mose yashyize mu mazi, bageze imara babuze amazi yo kunywa, amazi baranywe barahembuka, barangije bavuza impundu, abandi barivuga. Nuvuga ngo wa mugabo rero nubona Imana igukora ibitangaza, ukabona rwose uri gusana inkike zasenyutse, ni ukuri nk'uko mugenzi wanjye yaravuze ati agafanta ni iki, uzantumire dukore igitaramo mu rugo rwawe, uti umuryango urongeye uragutse, Imana ikoze ibikomeye. Amen. Murakoze cyane rero, Imana iba umugisha. Reka tubizeye ko ibiganiro nk'ibi ari akagaruka, n'ubundi dukomeza kubibagezaho umunsi ku munsi, ntabwo kandi tuzahagarara. Kandi ibyo biti bibegereye, ibyo byatsi bibegereye, mumenye ko isaha n'isaha tuzaza tukababwira icyo bivura, kuko n'ugifite iwe akabona kigiye kuba yifata cyegura, ashyira hagati rwose akizirika neza, amenya ko icyo giti ari gusigasira atari igiti, ahubwo ni umubiri wari gusigasira, ni umubiri w'umuryango we. Yego. Murakoze cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, turabakunda kandi tubifuriza ibyiza. Reka tubifurize ishya n'ihirwe. Ariko reka tunababwire ngo ubusesi turi gusoza umwaka, turi mu mpera z'umwaka, reka tubabwire tuti uyu mwaka uzababere mwiza, n'ubu bagiye gutangira uzababere umwaka mushya muhire. Uyu mwaka uzababere mwiza, kandi n'uwo tugiye gutangira uzababere mwiza, ariko cyane cyane uwo tugiye gutangira. Amen. Ngo ibyo mutabonye mugiye kubibona, ubundi Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amena, amena, amena. Burundu ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri Muganga Clement. Reka mbabwire nti rero
muharanire kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Kandi uyu ni umwanya wanjye, ni umwanya wawe kugira ngo dukore share, dusangize abantu zino video. Ni byiza iyo ukoze share ugasangiza inshuti zawe, ukabwira abavandimwe bawe, ukabereka ibyiza nk'ibi, nawe rwose ubugabanye umugisha. Nyemerera rero ubikora ubikunze, nitutagwisere tuzasarura mu izina rya Yesu Kristo. Amena, amena burundu.